ari mu Faransa nyirango muri Amerika hari yego yes hamwe muri aho ntago mpibuka nanjye simpibuka ariko ni hamwe muri aho gusa nibuka yuko ngo yari yaherekejwe n'umunyamakuru w'umudamu wenda nawe ndi bumwibuke ariko noneho nibwo twamenye yuko igihugu cyatewe nanjye nibwo nabimenye yego amatangazo aca kuri radio yuko igihugu cyatewe gitewe n'abo twitaga inyenzi yako ni naryo zina ryari rihari bavuga yuko ari n'amabandi noneho amatangazo ministeri y'ingabire yasohora noneho hashize iminsi nk'ibiri twumva ngo wari umugaba w'izo ngabo zateye yapfuye ari we twita Leti Fred Rwigema General Major Fred Rwigema uyu munsi tuzirikana nk'intwari ubwo noneho Rwigema kimara gupfa mu Rwanda habayeho guserebura cyangwa se gukora ibirori burya umuntu ntabwo abazi ibizaba icyo gihe mu Rwanda twakoze ibirori pe ndibuka ku mashuri dukora za animation mu Rwanda barabizi neza abenshi bazi neza yuko biriwe bikoreye imitumba ngo bagiye guhamba Rwigema bagambiriye kuyiburizamo uyu muhanda wa Kimisagara ubona hano hari restoration church ndahabona hafi hari na ahangaha hari imyigaragambyo iteye ubwoba bashyize ibipine mu muhanda batwitse n'ingabo za minwari zaje bariho bazitera amabuye noneho twebwe uko tuje twifitiye misiyo itugenza tuba tuguye muri aho kavuyo cyagenze gute icyo gihe Kimisagara iyi ngiyi ubona ndahabona ndahazi rwose ikintu badukoreye twe turi mu modoka bari bashyuhije amazi bayuzuza kabido batera mu modoka amazi adukwiraho twese umushoferi wari udutwaye kubabaza ngo muri bande muvuye mugiye bahise bacucira amazi gusa batera amabuye mu modoka amapine mu muhanda reka sinakubwira umushoferi wari udutwaye n'umwana w'umuhungu simuvuze izina n'abasaza babiri barimo imbere bamutegetse gukata imodoka tugasubira mu Ruhango utaha ugiye kuryama uramenya utarota abo wasize iwanyu agakoma gakehe impungure n'ibishyimbo bakuzurize mironko utaha ugiye kuryama uramenya utarota abo wasize iwanyu utari bubasange ubaye inkotanyi nawe kurutu ubaye inkotanyi tubahaye ikaze mwese abadukurikiye kuri Izamarere TV amahoro y'Imana nabane namwe turabamukije mwese inshuti zacu mudukunda kandi mudukurikira igihe cyose bari mu Rwanda no turashuje mu ntara enye z'igihugu amajyepfo amajyaruguru uburengerazuba burasirazuba no mu mujyi wa Kigali turamukije n'abari hanze y'u Rwanda abumva ikinyarwanda n'abagisobanurwa mwese muhawe ikaze muri iki kiganiro murakoze cyane haraciye iminsi ariko turahari ku bwanyu murabona umutumirwa imbere yacu giye muri kumva nitwa Ziraziritse ni inshuti yanyu cyane hari n'umuhungu uri kuri kamera hano witwa GB niwe mu kameramani dufite mwese tubahaye ikaze uyu mugabo uri muri kubona imbere ye muramureba nishushira bigaragaza ko ari umugabo wa nyawe n'umugabo w'igikwerere hari igihe umuntu arenze igikwerere ubundi abatangiye kwitwa iki ariko ibyo si byo by'ingenzi reka tumuhe ikaze turakwakiriye ku Izamarere TV uraho neza gira amahoro y'Imana okay ni byiza cyane kuba Izamarere yizanye kuri televiziyo yitwa Marere Izamarere TV unyibukije akaririmbo kari dufite mugafite wowe nande kuri radio Muhabura wowe nande mugafite mute Izamarere nyine urazizi se ubusanzwe kari ubwiye ko wazanye Izamarere si urazi cano yacu yitwa Izamarere aho wowe uze kunshakira amazi sha izina ryacu rwose wari dutanze ute izina ryanyu bande ngi ndavuga ati cano yanjye ni Izamarere TV ahubwo ibintu utangiye kuzana Izamarere urazizi akaririmbo karavugaga ngo fura z'amarere menshi turabatashya
fura z'iwacu i Rwanda tubaririmbe mu gitaramo turabatashya. Yari indirimbo yacu yacaga kuri ubwo ni channel yanjye mwavugaga kandi yari itarabaho. ahubwo nzi ugiye kwibuka akarimo ijambo inkotanyi z'amarere mbere yuko zitera ubundi we wari uzizi mbere y'itariki ya mbere y'ukwakira wenda sinzi ko twese tugira aho ngaho ariko nkuribwira n'abadukurikiye banza wivuge kwanza aho turese twagira nta kibazo ayiwa ni byiza ariko kuburaga kugana nk'abantu b'abasaza ni byiza cyane n'abadukurikiye barabikunda ndabizi. Yego nta mpamvu yo gukambya agahanga yes kuko nta ntambara turimo ntayo rwose. noneho nitwa Rutagengwa Viateur aho nkaba maze igihe kinini mu itangazamakuru ngira ngo ninjiye mu itangazamakuru mu mwaka w'ibihumbi 2005 tangirira mu bitangazamakuru byandika noneho nkomeza no kuri radio nahereye kuri radio Flash nyimaraho imyaka 14 yose njya no mu zindi radio nyinshi zitandukanye nabaye mu bitangazamakuru byandika ariko mbere y'uwo mwaka nari nsezerewe mu gisirikare ingabo z'u Rwanda RPA ingabo z'u Rwanda nazo nari zimazemo imyaka 10 kuvuga ngo nazinjiyemo mu 1993 mu kwezi kwa 12 nsezererwa cyangwa se nsoza ikivi cyanjye muri 2003 mu kwezi kwa 12 no kuvuga ngo ukwezi ninjiriyemo ni nako watashyemo natashyemo imyaka 10 nari nyifunze neza yego kugira ngo siyo yego nyamara wari ukoze. Viateur rero Rutagengwa uhawe ikaze nkuko twanabivuze kandi ikaze urayihorana. Yego wakoze rero kuza hano kuza Amarere TV. Yego nanjye nshimiye zirazirira. Hanyuma rero warutangiye inzoga ntago mbizi. Inzoga harya nazo ariko zigira abaziritsi koko. Ujya wumva ngo abaziritsi zigira n'abaziritsi. Aya inzoga rero burya nuko iriya yari terime yaho y'ibwami n'ibindi. Ariko izina ryanjye zo ni intare zabango ziratontoma ariko ziraziritse. Uziko intare ntivuga iratontoma. Yego. Bango nduziri imitontoma yazo abantu bayakanze n'izina rire tutajya mu byari uyu munsi mutumirwa ni wowe ntabwo ari ngewe. Cameraman uze gucungana n'izuba nujya kumbaza ibyaryo uzaba ari ngewe mutumirwa. Yego. Urakoze rero turaguteje ngo tuganirire naba umva imyaka uyu 21 mu itangazamakuru nkuko bivuze. Yego. Yewe ugira ngo ho ntuhabaye igihe ufite byinshi umaze kuwamenya muri aho wagiye uzenguruka amagambo narayavuze menshi nkuko warutangiye rero wavuze amagambo gusa ariko nturi umunyamagambo cyakora warayavuze babahungu bagiye bakora mu bukwe bajya bavuga ngo gengo ntunzwe n'amagambo kugira ngo barabegeze aho komeza rero ntugire ngo turatinda muri byinshi Izamarere twe cano yacu niko yitwa ariko hari izindi waruvuze wowe kandi nanjye nzi nabandi bazi tunakunda barizo komereza ubusanzwe z'Amarere waruvuze kuvuga ngo urazi ibyo biragaragara kuzizi ahubwo uzizi uti nazimenye ubwo nari ngeze nko mu mwaka wa 8 w'amashuri abanza ubwo hari muri 90 igimo kimwe bwa 1990 wari umwaka wa 8 nari mu mwaka wa 8 nari ntuye mu karere ka Ruhango ubu n'akarere ka Ruhango mu murenge wa Ntongwe icyo gihe byari komine Ntongwe segiteri yihe icyo gihe yari segiteri Nyarurama aho yari segiteri Nyarurama aho bita Nyarurama nyine niho kavukire yawe uwo mwaka wari kwiga uri mu mashuri. Yego. Nibwo rero twamenye yuko u Rwanda rwatewe rutewe n'abantu bitwaga inkotanyi. Ayo makuru uwari mu Rwanda wese yarayumvaga. Yego, radio Rwanda ufite guteza wese yarayumvise. Icyo bivuga yuko umukuru w'igihugu wari Habyarimana atarari no mu gihugu yari mu Faransa ngira ngo manze muri Amerika hari yego yes hamwe muri aho ntago mpibuka nanjye simpibuka ariko ni hamwe muri aho gusa nibuka yuko ngo yari yaherekejwe n'umunyamakuru w'umudamu wenda nawe ndi bumwibuke ariko noneho nibwo twamenye yuko igihugu cyatewe nanjye nibwo nabimenye. Yego amatangazo aca kuri radio yuko igihugu cyatewe gitewe n'abo twitaga inyenzi yako ni naryo zina ryari rihari bavuga yuko ari n'amabandi noneho amatangazo ministeri y'ingabire yasohora noneho hashize iminsi nk'ibiri twumva ngo wari umugaba w'izo ngabo zateye yapfuye ari we twita Leta Fred Rwigema General Major Fred Rwigema uyu munsi
tuzirikana nk'intwari. Ubwo noneho Rwigema akimara gupfa mu Rwanda habayeho guserebura cyangwa se gukora ibirori. Burya umuntu ntabwo aba azi ibizaba. Icyo gihe mu Rwanda twakoze ibirori pe. Ndibuka ku mashuri dukora za animation mu Rwanda barabizi neza, abenshi bazi neza yuko biriwe bikoreye imitumba ngo bagiye guhamba Rwigema. Iyo ceremony yabayeho hirya wari ukiri ku ishuri wowe? Yego, nari ngiri ku ishuri, ibyo byose twabikoreye ku ishuri. Ariko Mamunani wari n'umwana wo Mamunani bagara abasore. Dukora animation yuko ngo tugiye guhamba, twijimira yuko Rwigema yapfuye. Naho ntabwo twari tuzi yuko byibura yarajaje kugira icyo ahindura ku byo tutari tuzi byabaga. Noneho ubwo noneho ntambara irakomeje, tukajya twumva ku maradiyo ngo hari izo bafashe. Ndibuka kuri radiyo Rwanda bajyaga bashyiraho utwana ngo ni utwo bafatiye ku rugamba. Nibuka twakoreshaga imvugo kwa divanshinga, ni utwana batekinikaga bakadushyira kuri radiyo ngo bavuge yuko ari inkotanyi bafashe. Ntambara ntizijya ziburana n'ibiporopagande n'ibinyoma no gukinagaza mu ntambara birashorerana. Yego, birashorerana. Abantu bari mu Rwanda icyo gihe bose barabizi, yemwe n'abari hanze kubera n'iyo radiyo Rwanda barayumvaga. Yavugiraga ku murongo twitaga SWA. Radiyo Rwanda yavugiraga kuri FM. FM yaje nyuma. Buriya se kira ntabwo yari FM nko muri 93. Okay, dukomeze nta kibazo. Yego. Kereka wenda jewe bitewe na radiyo numviragaho yari yindi rubaho umwe y'icyatsi. Birashoboka ko wumviraga kuri SWA ari ya short wave, ariko kuri FM yarakoraga. Umenye wacu FM tutahite. Birashoboka hari abantu benshi batayifataga kuri short wave akaro byumvikana cyane. Birashoboka rwose. Okay. Noneho rero ntambara irakomeza. Ubwo uracyari ku ishuri wowe? Turacyari muri 90. Yego. Ariko noneho byaje kugeraho muri 91 birumvikana nari mazoje ibizami, uwa munani ndawurangiza ni nabwo wahise uvaho. Hari cyo biro wahise uvaho buriya? Twakoranye n'uwa karindwi, twe tuvaho hasigara uwa karindwi ukorana n'uwa gatandatu nawo uvaho. Amateka wowe urayibuka neza? Yego. Nanjye ni uwa munani ndawuzi, nagombaga kuwiga ariko ntago nzi ko wavuye. Noneho rero kuri ya radiyo yacu Rubaho, sinzi ukuntu nigeze gukaraga gutya ngo kuri radiyo yitwa Muhabura. Aho sanga aratangira kananga keza, kazi kikiza kayitangiraga keza nakundaga kitwa Umunezero. Ariko atari amagambo ngiye nakundaga akazi kikayitangira gusukunuka gacuranze neza gatuje. Ibiganiro byayo byatangirwaga n'indirimbo Umunezero ya Cecile Kayirebwa. Yes. Kubw'inganzo yasobetse n'umunezero, ingoma nizivugire rimwe amakondera tsikimbe. Hari aho yageraga hagati ukumva ngo iyi ni radiyo Muhabura, ijwi rihabura, ijwi rya FPR Inkotanyi. Niyo ndi kuyicuranga kuri radiyo nkoreraho ubu ngubu, iyo ngeze aho ngaho mbasha kwigana iryo jwi. Guhabura uzi icyo ari cyo? Guhabura abahabye. Yes, kuyobora. Yego. Kuyobora umuntu wari uyobye. Yego. Kamuyobora none. Noneho rero iyo radiyo mu by'ukuri nayumvaga ku mugoroba nka 1:00 nibwo yatangiraga. Ariko nkaba nigiriye ahantu inyuma y'urugo kwa sogokuru, nkaba ariho nyumvira, kuko byari bizwi ko umuntu wayumvaga inzego z'ibanze zirimo n'abaserire babaga bagenda bumva umuntu uri kumva radiyo Muhabura. Icyo gihe byamubagaho mu gitondo byabaga ari ibintu byashoboraga kuba yabizira ko ari kuyumva, nawe bigatsaba ko ujya kwa sogokuru, bivuga ko wenda batahacungaga hirya y'imiyenzi hafi y'ikawa nkaba ariho nyumvira. Iyo minota yose kuko yakoraga iminota itarenze 30 niho nayumviraga. Niho wumva guyikunze se, wumva guyishimiye, wewe yumva gute kuki wayumvaga? Isa naho yari yatangiye kumpumura, inyereka ibibera mu Rwanda twebwe burya tutabona. Niho tutabonaga. Yes. Niho namenye ibya équilibre ethnique, iringaniza rya mu mashuri. Niho nabimenye, niho namenye ibintu byinshi cyane byari biboshye u Rwanda muri icyo gihe. Noneho ni naho numvaga bagiraga n'ikinamico. Bagiraga ikinamico ari kuwa kabiri no kuwa kangahe yajyaga iti kimwe bari bafite ikinamico
byandikwaga n'umunyamakuru wabaye no kuri radiyo Rwanda witwaga Mbonimana Silas. Icyo gihe hariya yari yariyise Idirisa bizira guteba. Okay, burya ari Mbonimana Silas. Yego. Uyu nguyu uri muri Minuba umwe. Mbonimana Silas. Harya ntabwo yigeze aba n'umuntu amutsa kera. Mvada makinamico menshi yarayarimo. Ko ntarinze amakuru ye. Yego. Araharera muri Minuba umwe. Mu minsi ishize yakoraga n'ikiganiro cya Commission de Mobilisation cyitwa Isange mu banki. Kandi cyo ikintu najyaga nyumva ariko sinumvise ko ari Silas Mbonimana. Cyabanje umugore witwa Akimana Latifa wo muri RBA. Nawe naramwumva. Noneho avuyeho hajyaho Mbonimana Silas. Ariko Latifa we twarakoranaga kuko iyo yabyaraga n'igihe wagikoraga. Okay. Yego. Noneho Mbonimana Silas niwe wakurikiyeho noneho ahava ajya muri Minuba umwe ubu ngubu ariyo. Inshuro nyinshi. Komeza rero komeza kwijambo uri kumva muhabura kwa sogokuru. Yego. Ayo makinamico mu yo yanditse harimo ngo umwijuto w'ikinonko uhimba imvura itaragwa ugira ngo imvura ntizagwe. Byumvikana yuko hari abo yacyuriraga. Urumva ko harimo ijambo nubwo ari insigamiga ari umugani wa kera ariko n'Abanyarwanda bawuciye hari icyo bavugaga. Yego. Noneho ababaga baturutse mu Rwanda bagiye kuri iyo radiyo bahinduraga amazina. Yes, birumvikana. Kugira ngo imiryango yabo iri mu Rwanda itaza guhangayika. Yego. Noneho iyo radiyo rero niyo harimo na mobilisation. Birumvikana. Mobilisation bariya ba Musoni Prote aho najyaga mbumvaho bahamagarira urubyiruko ruri hirya no hino yemwe no mu Rwanda kujya kujoininga RPA, kujya mu gisirikare cya RPA. Wabyumvise kuri radio Muhabura? Niho ndabyumviraga. Yes. Noneho sinze umuvandimwe wanjye mukuru wanjye wo kwa data wacu nawe yayumvaga muri ubwo buryo yihishe yihereye. Yego. Ariko noneho twahura twaganira akavuga ariko wazaje tukigira mu Nkotanyi. Mukuru wawe yego kwa data wacu ni watangiye kugira icyo gitekerezo. Yego. Noneho we aza kugishyira mu bikorwa mbere aragenda. Yagiye ubizi? Yagiye mbizi. Kwagiye waruzi kwagiye. Yego. Ariko noneho mu rwego rwo kugira ngo dukavaringe bitamenyekana tukavuga yuko yagiye gupagasa muri Tanzania. Niyo muvuga ni Kigali byari kwemerwa ntawe ari kubitsindaho. Noneho igihe kirageze ndangije wa 8. Ngo turi 91. Yego. Nibwo yagiye nawe. Yagiye muri 91. Yes. Noneho bigeze muri 92 nanjye ntangira gushaka kugenda ku buryo amayira nayabuze inshuro 3. Aho gato buretse kuva aho ngaho. Yego. Mukuru we wagiye ntabwo aragaruka ngo agire icyo akubwira. Nta nundi muntu wari ufiteho amakuru afatika. Waruvuze ngo wabuze amayira inshuro 3. Mu mutima wawe birumvikana waje kwanzutse nanjye ngiye kwigira mu Nkotanyi. Wumva guranyura he? Buretse gushingura ikirenge ngo ugende. Wumva guranyura he? Wumva gurakata, wumva gurerekera he? Noneho rero buriya RPA cyangwa se RPF uzi ko habagaho ikintu cyitwa amaserire. Ndabiserire se niho byaheraga. Icyo gihe nta isibo yabagaho. Yego. Nta n'umudugudu. Yego. Hari banyumba ariko byaje kuza nyuma nabwo mbese ikintu cyagaragara yari serire. Niho byaheraga uretse. Noneho uzi neza yuko buri serire yabaga ifite responsable wayo. N'abandi bantu harya bangahera. Sinzandano babaga bariho. Ariko burya muri buri serire RPF yari ifite nayo umuserire wayo. Iyo uvuga ko kantu ahubwo urashaka kuvuga ko uwari serire uwanyu yari uwayo n'ubundi. Wari umuserire wacu responsable wacu umenya niyo Muhabura bataranayumvaga. Ariko noneho hari mundi muserire reka tumugereranye n'umukada. Wenda ubuse byijambo ntaryavugwaga nta wari urizi. Yego. Ariko abo baserire bo muri buri serire bari bahagarariye Inkotanyi muri buri serire bari baziranye bo ubwabo. Babaga baziranye. Umwe yanambwiye yuko hari akantu k'akamenyetso bagiranaga iyo bahuraga kugira ngo mwamenye undi hari akamenyetso bakoraga gutyo. Intoki ebyiri gutyo. Ubwo mugenzi nawe yabikora bagahita bavuga ati uriya turi kumwe. Akaba azi ko ari mugenzi we. Noneho size ukuntu naje kugira amahirwe yo guhura n'uwo muserire utazwi. Arambaza atari ko wowe kuri urubyiruko abantu bitwa Inkotanyi urabazi? Ntinjya numva kuri radio Muhabura. Noneho niwe wandangiye inzira yo kuzanyura mu Ruhango
noneho nkahasanga undi muserire byibura we wari uzi amayira yo kunyura i Kigali. none se Viateur ukiri aho ngaho ndashaka ko tutinda kuri wowe n'uwo muserire uretse niki cyatumye kubaza amakuru y'inkotanyi agashaka no kuyaguha icyizere cyawe nawe cyari gishingiye ku mukuru wanjye ajya kugenda yarabimubwiye aho naho harande ruhije uko mukuru wanjye yamenyanye nawe ibyo ntubimbaze wenda bafite ko bamenye bo barabahanga cyane mu gushaka nashaka icyizere babaga bazi naho berekeza yewe wowe wamwizeye utisi batura urugo twarukuramo umuntu ugenda kuko hari abari baragiye kwa Gakeri Amiyeri, hari abari baragiye bitwa bamuteza intare na Jean Paul. Uwo muserire yarabazi ko bagiye yarabizi yego kandi ari we wari warabakonvense baragiye yego nuko rero nanjye yambwiye ati mu Ruhango nagushyikiriza umuntu uzakugeza i Kigali. I Kigali yego birumvikana waranabishakaga byari bikurimo yego ukomeye uramwemerera rero ndamwemerera ndaje mu Ruhango nje mu Ruhango bwa mbere kugira ngo duhure n'uwo muserire namwise umuserire kandi yari umukada niyo mvugo abicyo gihe bari bazi nitubukoresha ijambo umukada benshi ntibaraza kumenya uwo ari we yego noneho nje uwo twagombaga guhurira mu Ruhango bamundangiye ndamubura hari igiterane cya korali Hoziyana hariya mu mujyi wa Ruhango. Hoziyana yo muri ADPR Nyarugenge. Yego. Icyo gihe wari uyizi cyangwa ari ku cyumweru niho nayimenyeye. Niho wayimenyeye. Ntabwo okay. Nuko Yesta ibyumira aririmba uko yagiye. Uragenda wakije mu giterane. Wari kuntwara noneho nigira mu giterane. Igiterane kirangiye nsubira Intongwe. Inshuro yindi nje turahura badushyize mu modokari turi bane mu Ruhango. Yego yari yashatse n'abantu ku mujyi ndahazi. Yego ubwo byari bibaye ryari muri 92. Uhahura nandi basore batatu bagenzi bawe mufite ariko mutaziranye. Yego babashyira mu modoka. Badushyira mu modokari yitwaga Stout 200. Toyota Stout 200 ndayizi cyeza za Siyemuderi ndaziza kera zakomeye cyane. Noneho turaje twicaye inyuma kwa kundi wicara ureba inyuma kugira ngo umuyaga utaguhura. Yes. Turaje n'uwo muntu wari utuzanye hari abandi twahogombaga guhurira nka hano hafi ya stade regional. Yugiranije ubu nari nkaho hafi angaha. Yego naha kuko ntabwo twahageze kubera impamvu ngiye kukubwira. Noneho icyo gihe muri Kigali ngo hari habaye mitingi ya MDR twagira mungu. Noneho intera hamwe n'abasederi bagambiriye kuyiburizamo. Uyu muhanda wa Kimisagara ubona hano hari Restoration Church. Ndahabona hafi hari na aha ngaha hari imyigaragambyo iteye ubwoba bashyize ibipine mu muhanda batwitse n'ingabo za minwari zaje bariho bazitera amabuye. Noneho twebwe uko tuje twifitiye misiyo itugenza tuba tuguye muri ako kavuyo. Cyagenze gute icyo gihe? Kimisagara iyi ngiyi ubona. Ndahabona ndahazi rwose. Ikintu badukoreye twe turi mu modoka bari bashyuhije amazi bayuzuza kabido batera mu modoka amazi adukwiraho twese. Umushoferi wari udutwaye kubaza ngo muri bande muvuye mugiye bahise bacucira amazi gusa batera amabuye mu modoka amapine mu muhanda reka sinakubwira. Umushoferi wari udutwaye n'umwana w'umuhungu simuvuze izina n'abasaza babiri barimo imbere bamutegetse gukata imodoka tugasubira mu Ruhango. Ubwo ibyo kujya guhura n'abandi ngo bazashaka amayira tugende biba biranze. Bas mwasubiye mu Ruhango kuko neza. Yego musubira mu rugo murataha. Subira iwacu ariko noneho sinasubira Intongwe nigumira mu Ruhango kwabo ngabo bagombaga kutujyana. Edayeri watujyanye n'ubundi ngo yari afite muri umunawe twashoje urugamba ari kapiteni. Yego noneho mbaye aho ngaho biragiye bibaye 9 hafi umwaka urashize ukira aho ngaho gahunda yo gukomeza itari yongera kuza. Yego kumwamaza ikibazo ntabwo yari yoroshye mwaka wose mayira kuko abo twagombaga kujyana iyo tagisi barimo ngo yafatiwe mu Gasyata. Yego amakuru mwarayamenye. Yego twarayamenye yafatiwe mu Gasyata. Abantu baza amakuru bakurikiranaga amakuru hari taxi y'abantu bari bagiye mu Nkotanyi yafatiwe mu Gasyata. Amakuru ntawe ngene ntaye. Kandi nabwo barekuwa ari uko
cyagihe RPA ikubise igagera hano hafi ya Shyorongi bari kuwe nandi bari bakiri heso bari bafunze bari barabafunze abo bose baragiye barabafunga baje kubarekura ari uko iyo operation uvuze nyine ibaye komeza mu Ruhango aho uri kwa abantu noneho tubayeyo bigeze nko mu kwezi kwa 10 muri 1993 nibwo hatangiye gushakishwa ndi mayira yo kugenda ubwo inzira zari zimaze kuba gihogereza guca i Burundi no guca muri Tanzania ugahinguka mu gice RPA yakoreragamo ugarega turi kuri rya jambo inkotanyi z'amarere turi kubuza ukuntu wazimenye nuko niho turi ubwo ngubwo uko nazimenye uza kumenya inzira noneho yo guca i Burundi aho ahazwi nk'imushiha ndahumva gusa giye abantu bose bahuriraga mwagerayo ubwo nyine buretse gatoye muri mu Ruhango kwa babantu banzu hamenye neza ukuntu mwaje kuhava noneho mugiye se mwongeye kuba muri wagiye wenyine babantu bane batatu barabonetse mwari murenze hose mwahagurutse mute mu Ruhango twariyongereye noneho hiyongeraho n'uwari pare wanjye wambyaye muri batisima gusa ntiyari umugabo ukuze yigishaga muri secondaire nawe yiyemeza kujya mu Ruhango ariyemeza nawe ko noneho icyakurikiyeho mu kugenda kugira ngo twambuke Burundi urabona izi modoka za container ndazibona twari imizigo byabaye ngombwa hari imwe yari ivuye i Burundi yaje kurangura inzoga zo mu Rwanda tujya imbere amakazi yagiye inyuma yacu barayarunda ruzo dusigarana ureba kenge muri profo gusa gacama akayaga kugira ngo kabashe kugura umuntu ahumeke ubwo mwari 5 6 twari tumaze kuba 5 noneho ubwo amayira yose ntumbwire ngo twaciye hehe nashidutse twageze aho ngaho imushiha nta handu uzi kuko ntiwarebaga reka wabonye ugize imushiha ntiwari urizi kumva ikamyo yahagaze noneho ubwo imishyikirano y'abanga ntabwo muyizi n'uburyo wenda bisobanuraga ntabwo mbizi n'ijambo imushiha ntiwari urizi reka mwagaruye ubwenge gusa niko kugarura ubwenge muri ahantu mwari muri ariho turi tuhasanga n'abandi abana baturutse Bujumbura n'abaturutse mu bindi bice abandi bavuye mu Rwanda baciye mu bundi buryo mutazi wenda twasanze hari n'abagiye kera aho yego nayo mayira imushiha mu majyepfo y'u Burundi ni mu cyerekezo herekera Tanzania n'umundi herekeza Tanzania kuva imushiha ujya Tanzania ntabwo ari urugendo rurerure ntabwo nari kubipima kuko ntabwo ari kubishobora wasaga n'umuntu utazi cyo kuri uyu munsi wibutse urugendo gusa wagiranye uko rwari ruteye andi mayira yose rero yo guca Tanzania yagiye nisanze tugeze aho bita Kaborogota oya buretse gatoya muri mushiha mufasha urugendo mwagiye nijoro mwagiye kumanywa akenshi twagendaga nijoro ariko ngira ngo mu Burundi nta kibazo mwari kuhagirira hari wenda Burundi kandi Burundi ho bwari ubwisanzure Tanzania byumvikana ntabwo mwamukirega ku mupaka mwacaga amayira ya panya yevuye ngo tumwe n'ipanya nyine kandi twaragendaga mu mamodoka muri bwa buryo n'umundi mwambukiye ku mupaka mu modoka mwongeye numve ko wari wagasimbutse mwongeye kugenda n'imodoka n'ubundi yego nkuko twaje n'ubundi twagiye mu makamyo kurinda ugera aho wari uvuze Kaborogota yego ukiri umusivile ukivi wanyu uwaje gushidwa ugeze Kaborogota yego kuva mushiha kugera Kaborogota wagendaga n'imodoka muri bwa buryo butazwi bwo bwihisho uragiye ubona ugeze Kaborogota ubundi iyo nzira abenshi ntabwo bakunda kuyivuga kuko ni inzira y'ibanga kandi ariko uyu munsi nta banga umuntu yaba amenye cyane cyane ko iyo nzira yageze ku ntego iyo nzira yageze aho yifuzaga kugera uwayigiye muri uyu munsi ntabwo ari mubi ugerere kuri training wing ugeze Kaborogota uretse kumbwira ijambo uvuze nge ntazi ryari ryo ngewe ndizi byitwa sei ariko na training wing naryo narime buretse iryo jambo buretse kurivuga banzu ugere Kaborogota kwanza wageze ari nkasangaye Kaborogota twageze nijoro tutangira kwikorera amabombe tuyazana Karama muri huta cyane kandi ufite n'imbaraga ntabwo wayishobora oya uretse hari akantu kamari ngombwa ndashaka kubanza kugira uhageze wabonye ugeze he ubu ko moto ingejeje aha wabonye uri ntabwo navuga ngo yakije cyageze oya nambye sibyo niko ariko byibuze uhageze wabonye ugeze he wabonye uri we watekereje iki mbere y'amabombe kwikorera mbere y'ibikini biki ese wabonye ugize muri zaza amarere koko ese wamukuru kwa Suwanyu waramubonye ese warikanze ese ugeze aho hantu wabonye ugeze he habaye iki mutima wawe tuhasanga abasirikare b'inkotanyi mu byukuri
uwo nabashije kubona bwa mbere ntabwo yavugaga ikinyarwanda neza. Hari n'umukurutu waje kugira ibyago yituma mu modokari twarimo. Noneho nibuka yuko uwo musirikare yavuze ngo nani anakunya mu gari yetu. Karako nibwo ari umvise iryo jambo. Abakurutu bose baraceceka. Yego ntacyo mwari kuvuga. Noneho icyo bakoze ni iki, buri wese yagiye koza mu rutoki asiga ku zuba. Iriki yego kwabahaye igihano gikomeye mpaka mukemuye icyo kibazo. Ubwo noneho aho niho twatangiye kuzibona sasa. Ndavuga utagiye ngo umvise umeze ute ubarebye sasa bakavuga ngo abarya ifiriti mujya. Ifiriti yari ihari. Ngiye kukubwira impamvu. Abana nka za mbiti inyama z'abapolisi ubona ari ifiriti yawe. Abarya ifiriti mujya bakahajya. Abarya umuceri mujya. Abarya amakaroni mujya. Abarya ibijumba njye nari niviri intongwe nirira ibijumba n'ibyuma. Wari ubizi wowe. Mu by'ukuri ifiriti nari ntarayiryaho. Aho birumvikana. Nari ntararya amakaroni. Nanjye ibyo byose nabimenye bitinze cyane nanjye rwose. Umuceri byariri kuri Noheri gusa. Noneho nigira mu barya ibijumba n'ibyuma. Ibijumba niho wagiye. Noneho babandi abafite abagore mujya. Nabo bajya gukwaho. Ubwo twari tumaze guhura n'abavuye. Wari ugiye gutinda kandi wari ngombwa ko tuwaganira. Wari ugiye kuhasimbuka. Twari duhuye n'abavuye Kongo, memu n'abavuye mu Uganda nyirizina. Cyane cyane ariko mu migi. Noneho babana bavuye mu migi nibo bajyaga mu baryaga ifiriti n'abaryaga makaroni. Noneho bo igihano babahaga nuko buri wese yashyiraga undi ku rutugu. Niyo firiti babahaga. Ndari mfite amatsiko y'ifiriti. Akora ibyo bita kunesanesa ngo moja mbiri yaruha uwo yarahetse nawe akajya hasi. Ubwo abiriraga imyumbati n'ibijumba firiti ko ari iryoshye nta kibazo twibereye hariya. Nta ibyo babahaye. Ubwo tayari hazabu yari yatangiye birumvikana kugukuramo igisivili. Nyuma rero nibwo utwo tuntu abafite abagore nabo hari utundi tuntu babakoreshaga. Tayari watangiye kubona yuko ibintu byahindutse wageze mu gisirikare. Yes, aho rwose aho ndahumva cyane. Yego. Noneho rero aho ngaho byabaye ngombwa ko twikorera amakompura turayashorerana turaza training wing yari igezweho ni Karama hariya mu Mutara mu murenge wa Karama muri Nyagatare. Si kompura ntiwibaje turuntu n'uruki nikoreye. Abonaga ari nk'uruki. Abonaga ari nk'uruki. Nakuyemo ishati yanjye mangamo ingata. Wangamo ingata. Urikorera. Wibaza ikintu wikoreye ari igiki? Yego. Yes. Ndakubona umwana urangije umwaka wa 8 umusore ndakureba akaborogota. Yego. Wakuyemo ishati wikuriye bombe. Ndakureba utangiye kugabanyuka ibivu. Yego. Aho hantu ndahabona. Yego. Ndahabona numvisha ifiriti bahaye babandi bayikunda numvisha ibijumba baguhaye komereza aho hantu twumve. Kai tugeze nyine tugeze kuri training wing ni ibintu biryoha cyane. Wumva kuryohe? Cyo bitu oya biryoha kumva iyo nkuru. We ndiyumva. Ariko wari uyirimo we. Geze kuri training wing Karama. Urayirebye. Turaye twicaye hanze buri wese umwe yicaye undi mu maguru ye. Noneho instructors batuzengurutse. Bariho batwigisha indirimbo. Ufise ntabwo bufite. Oya. Oya bitewe n'urugendo umuntu yabaga akoze cyane. Ubwo kandi uko ruhinanye iyo ngiyo intambara ntabwo umuntu yabaga byitayeho. Wahageze kandi nturi buhave. Indirimbo yabaga ivuga ngo agakoma gake impungure n'ibishyimbo utaha ujye kuryama uramenya utarota abo wasize iwanyu. Agakoma gake impungure n'ibishyimbo bakuzurize mironko utaha ujye kuryama uramenya utarota abo wasize iwanyu
utari bubasange ubaye inkotanyi nawe kurutu ubaye inkotanyi. Iyo ndirimbo rero, iyo ndirimbo yateraga intimba koko, ugahita wumva yuko birangiye ntaho ugihuriye nabi wanyu, ntaho uri buce. Kandi koko n'uwari kukubwira ngo basange wari kuguha uburenganzira ngo genda, ntabwo byari wari kugwa ku gasozi, kuko nzi neza yuko si iyo training ibingi yari ibayeho gusa, n'izindi zayibanjirije abagerageza gutoroka ngira ngo baranazimiraga ntago mbizi cyane. Noneho rero bukeye mu gitondo tugiye tubona abasore bitwa instructors cyangwa se abarimu baraje n'udukongoto twabo bagenda badukaraga mu ntoki gutya. Hari ukuntu ashyiraga akagenda gakaraga hano mu ntoki, abandi bagatwaye hano mu kwaha, batebeje kabisa. Noneho babanza gukora akantu k'inama gakeya, noneho ubwo bariho batugambanira, reka mbivuga gutyo. Noneho barangije badukatamo ibikundi, mwebwe mujye hano, namwe mujye hano, namwe mujye hano, buri gikundi gifitwe n'ama instructors babiri. Ni yego, ubwo ibigiye gukurikiraho ntubizi, kumbe hari ubukoryo 101 101. Uyu bundi birazwi udukoze twose wapfa. Akambere kunja ngumi no gushinga ibipfunsi hasi amaguru inyuma, ako ni akambere. Ukunja ingumi mpaka igihe utengurwa ukarambarara hasi. Wenda tudatsinze mu tukuryo twose ntabwo twabugeramo, ariko kimwe cyo tuba tugamije gukuramo gusivira gushyiramo igisirikare cyane. Nibyo kuvuga ngo kunja ngumi isuko bari igihano no kukubabaza, ahubwo ngo maboko akomeye cyane, igituza gikomeye, ni ukuvuga ngo bigukuramo ibitekerezo bindi watekerezaga by'iwanyu, ugatangira gutekereza situation urimo. Ni bwinshi cyane. Yego, introduction ni hafi aha kuko ntabwo nabaza ikibazo, ahubwo ndakureka ugikomeza ibivugeho, ariko twitegura gusoza iki kiganiro hano Izamarere TV. Dushaka kujya dukora ibiganiro bitarambira abatwumva. Yego, kandi nzi ko isi yacu, nzi ko atari bwo tudasezeranye. Yego, ariko ukomeza kubona aho ngaho imyitozo yo kwitegura kare, wenda uyisoza turahita okay. Noneho imyitozo yaratangiye, ni ukuvuga ngo ni parade mu gitondo, mucaka mu gitondo, parade state mu masaa moya saa 2 na parade. Noneho saa 6 kuza kurya fata ya mirongo y'impungure, mirongo y'impungure. Ni igikombe kimwe. Noneho niba mugiye kurya ni ukwicara ku iguduru y'abakarabirizaho, nabwo muri kuririmba, kandi nabwo mwavuye kuri parade hebu nta kugenda, n'ukugenda makeri n'ibindi. Ni bumwe muri bwa bukoryo. Noneho uri gutekereza za mpungure igihe zikugereraho, urazishyikiriye n'igikombe cy'amazi ashyushye. Noneho saa 8 noneho mukajya mu idarasa habaga ari munsi y'igiti kwiga kurasisha imbunda, kuyihambura no kuyiteranya, ndetse no kurasa bya bindi batubwiraga ngo umbari wa mita 100 ngo kuna hadui ngo nana kaona ngo on. Noneho bavuga ngo piga maswaso ni bu ukoresha umunwa. Ni ibyo ngibyo na ya mbunda yawe y'igiti. Imbunda yawe y'igiti baravugaga ngo niwo mugore wawe w'isezerano. Kandi nibyo. Yego, imbunda yawe niwe mugore w'isezerano. Wibeshye instructors bajyaga bakora agakoryo ko kuza bakayikwiba. Iyo yayigutwaraga ubwo wasobanuragaho umugore wawe w'isezerano yagiye. Yes. Dusoje imyitozo. Training wing yashojwe ite? Irasoje. Yego. Wambaye imyenda. Habanje icyo bita pass out, ibanzirizwa n'icyo bitaga ngo kurara defense. Kurara defense noneho ni ukugenda mukiga gucukura indake no kuzikaba, noneho hakabaho kurasa kugira ngo byibura na ya mabombe mu yumvu kwa turika. Yego. Yego. Noneho
iyo kurara defense nibwo bwacyaga noneho mukabona babazaniye imyenda ya Mukotanyi, imyenda ya Mukotanyi barayizanye turambaye, noneho wari CI w'amafunzo araza aratubwira ati kutoka sasa hivi munakuwa majeshi ya RPA nonaha mu basirikare ba FPR sasa muvaye kofia zenu mwambare n'ingofero zanyu. Ubwo tayari ubukurutu mu bukurutu twitabaga moja, twaharahereye kuri nyawu. Iyo utarakora introduction uburaga pusi bavuga ngo kurutu nyawu, noneho amara gukora introduction kurutu moja turi umwe. Noneho sasa tumaze kwambara ingofero uhindutse umusirikare, nibwo byibura wabashaga no kuriraho abasirikare bari, ntabwo ukiri kurutu wabaye umusirikare wahura na fanduka musaritinga tayari. Ubwo Mukotanyi ndayambaye tayari, ubukurutu ndabusezereye mbaye umusoda. Ubu twari turi ku kibazo viateri twamaje ngo ubundi ijambo iz'amarere, twebwe iz'amarere TV bifite nka channel, ariko hari iz'amarere zifite ibigwi nizo yego izo yatubwiraga mwumvise ko yatangiye, uko yazimenye, uko yazigiyemo uburanga tugeze, amaze kwambara ingofero nk'uko avuze, atangiye gusuhuza abayobozi be n'isari yuti neza yabaye umusirikare. Kovete tutagasuza akantu gatoya, nibura wumvise uretse mu mutima wawe wambaye ingofero n'inda Mukotanyi wumva kugeza iryo jambo na n'ubu ndacyazizirikana ngo sasa muvaye kofia yenu, tuyikura mu mufuka tuyishyiramo hano, numva yuko ntasubira kuri hebu, numva yuko ntaho ngihuriye na instructor, ahubwo noneho igitegerejwe ni akazi. Ndashaka kubaza amarangamutima wari ufite. Narishimye kame mu bishimye ko ubaye umusirikare cyane, training y'amezi atatu nyishoje. Wumva guko mu mutima ese training amakuru gama washaka kumenya wenda niba hari wapfuye, niba baneshejwe, hari kimwe washaka kumenya. Icyo gihe yari situation y'imishyikirano. Yes, hari umushyikirano. Ahubwo twakurikiranaga ibibera i Kigali. Habyarimana yagiye kurahiza abantu bigapfuba. Ibyo mwashaka kumenya. Yego, ibyo twarabyumvaga kuko byari mu mishyikirano. Wasoje mahugurwa mu gihe cyiza. Yego. Umuntu yavuga. Yego. Noneho iyo ubundi iyo mishyikirano iyibaho, kubera yuko hagombaga kubaho kuvanga ingabo, RPA ikazana 40%, FARE ikazana 60%, birumvikana yuko muri FARE hari abari kudemobilizwa no muri RPA hari abari kudemobilizwa, ubundi y'imishyikirano ishyirwa mu bikorwa twebwe Karama ntabwo twari gupasinga. Okay, hanyuma bitewe n'igihe twavuze. Yego. Muri make turagushimiye. Yego. Uwo mugabo mwiza kandi uganira neza. Yego. Nawe urabona ko hadusubikiye bikeneye ko tuzakomeza. Ndizera ko twongera kuguhamagara tuganire ku z'amarere TV ugakomeza aho urugeze usoje imyitozo. Birakeneye ko batwumva bazamenye ese umuntu bamyitozo hakurikiye iki amaze kwisuza ambaye neza. Yego. Turagushimira wakoze kwitabira utumire bwacu. Asante sana. Komeza aho ngaho, ariko twemere ko nitwongera kuguhamagara uzaza. Cyane rwose. Urakoze cyane. Yego. Abari badukurikiye nahadusoreje mukomeze kugubwa neza.